Ngewe se ariko nkubabare nanjye reka nkubwe ibyo mbabarira mbabarira usubiraho vuba cyangwa se bitari ibyo ariko buriya washaka kunkubita ririya cupa ngo urinyicishe kuba naguhunze ngo ucururuke ugaruke wumve ko ndi umugore wawe nibyo nakoze mikosa ubu washaka kugira ngo unyice nurangiza ujye muri gereza bagufunga aho ngaho wenda wamugane ikosa nakosa numva nishimye nuko nakwirukankanya n'icupa ariko nabyo si ngewe nuko ninabuze umuhini akaba ari unkubita sasa bana guhansuzuma okay urahitamo nza kuryama cyangwa ujye ngewe rwose umva nkusabye imbabazi niba ubona hari naho nacumuye niba ubona hari naho nakugerageje nakubangamiye mbabarira pe mbabarira yiranje ufatira nzoga watanze aho yaregeze sibyo uharebe neza uharinganiza numara kurenganiza urizana kandi ngiye kuryama sinshaka umuntu inzoga yateje ikibazo niyo nahaye mushiki wawe mwose ibere rimwe umva nkubwire ihangana nzayakorera nzayahingira ubu niyo wihereza mukuru wanjye cyangwa dato ndavuze ngo none hanga bo tuvuga ariko se kuryama sinabyanze ubu uratekereza ukibaza ko iki gihembwe cy'ihinga tugomba guhinga ntabwo ubona ko tugeze mu gihembwe cy'ihinga cyo guhinga amasaka kireka duhinze urutoki ngewe rero ikintu nagusabaga shyira ubwonko ku gihe utekereze neza wumve ko dukeneye kwenga ikigage kiryoshye hanyuma noneho hariya abavandimwe bose bakaza bakaduhingira tukabona turangije ihinga ntabwo ibyo bishimishije kuko si umuco tugiye kugira ikintu bita amasezerano inturire ugomba kuyitereka ukwayo n'inkangazi noneho ikigage cya kindi nacyo kiryoshye wamugana ako kana kidafunguye cyakuva wasara uguye ku ijambo ntabwo reka tuza kubivugana genda uryame uruhuke erega ndagukunda umugabo mwiza ninjye se utagukunda noneho utangwira se kibondo utangwira dore noneho nsigaye nkwita kibondo boshye umwana uboshye warahindutse rukundo ariko wagabanije inzoga ngaho ngwino nkuryamishe papa rukungwira ubu se urongeramo izindi none se ntabwo wanyweye Matine ihangane basi sibyo urabizi iyo ufite umubyeyi mubi noneho yaba yashyizemo n'agacupa avuga ibyo yiboneye papa wanjye nawe urumva amagambo akubwiye ni amagambo agukomeretsa kandi ntabwo we wagombaga kubizamo imiserero y'ababyeyi ntabwo twebwe tureba gusa birumvikana ko umutima uba ubabaye ariko ihangane shaje amaze kubimenyera ariko mfite umubyeyi mubi nk'ubwo kujya mu kabari akagenda avuga ngo mfite umwana utarize ari we wabiteye kutiga kwanjye ubu icyo ni ikintu yakwirata koko nsigaye numva papa mwanga nsigaye numva mwanga Matiri uzise kuba utarize ntabwo bikuyeho ko utari umuntu nk'abandi ntabwo bikuyeho ko utabaho ubuzima bwiza kandi ugatera imbere ndetse ukaba wanabaho neza kurusha abantu bize sibyo njye ndahari nk'inshuti yawe ndahari ngo ngufashe gusa ujye wihangana ntuheranwe n'agahinda sibyo nzi ku buryo buri muntu wese yajya anyurira ko ntize erega byose urumva ko biterwa na papa wawe wihangane njye ngiye kugufasha nkube hafi nawe ubinyemerere sibyo ariko ma ngufitiye inkuru ariko ishobora kutagushimisha pe abayikize se koko yamukunda yaba amuciye iki indere isura nziza se ubwenge afite se mana
ese wavuze ugatungura urumva ibintu kuba ndi kubyumva ni ijambo ndi kuvuga pe ni Matilda byagenda biteze uzi ukuntu se mama wa Matilda nahaciye yamuhindishije yagusuza Jabo yaje yavuye ku ishuri mwana wanjye rega bura mwana akundana bara maze nkajya kubona nkabona umukobwa ara Jabo riheze Nsibyo uri kumbwira uramukobwa utarize na musaza wanjye wize akaba agiye kurangiza kaminuza bari abantu bahurira amata n'amami n'inwa banza ubwira ko ari iyo nkuru washaka kumbwira niyo nyine nge yambabaje kuko hari ukuntu mbona kahinze katunaye ku mashuri afite se nkandagira bita itembera ese mbegere ka nkubaza kuba warize wahaye ikimana nayihaye kugira ababyeyi beza ntabwo ariko biri ese umuntu utarize ntabwo aba ari umuntu undi bakubwiye se ko abantu bose bakize muri iki gihugu ari abize gusa reka nkubwire umuntu utarize nawe izuba rimuvira nk'abandi ukwezi kwa murasira nk'abandi kandi kiri sinkunda ubujajwe nk'ubwo utwo twintu utungiye se wakugiye kumbwira nawe uri kumva ibyo bintu wowe byumvikana iga musaza wanjye akwiye byiba reka nkubwire mbege mbivugana nareba hirya bose ndakwingiye jewe niyo mvuganye na Jabo ambwira yuko nta gahunda yo gukundana afite atibere mu by'amashuri uri kumbwira ibyo ubwo bucucu nese kuki kaza kumwishinzaho none se ubundi bakundanye bitwaye iki ako bakundanye gute uriye yareshya na musaza wanjye ate none se urukundo rugira abakundana bigira isura umuntu utarize ashaka gushaka umuntu wize umuntu wize ashaka gushaka umuntu hanyuma bigahurira he bakabana gute azajya yumva n'iki cyongereza uri kukivuga utakivuga n'ikinyarwanda atazi ngo wabikuye hehe kuba yarakwimye amahirwe yo kujya ku ishuri nk'abandi nawe byibuza bizamubera igisebo cy'uko abona ko hari ibyo ushoboye gukora ndetse watanashobora birumvikana nyine ntabwo byoroshye sibyo biragusaba umutima ukomeye ndetse no kwihangana bihangana kabisa komeza kureba sibyo kandi buriya aba yumva nyine yarakoze igikorwa cy'ubutwari ameze nk'aho nyine ari umugabo w'intangarugero mu bandi nanjye aho bigeze nariyanze ese undi yaba arakubwiye impamvu yatumye utiga banza ngo ari uko ndi umukobwa nyambwira ngo nta kindi abakobwa bashoboye usibye kubyara bakarera abana bakoza ibyombo bagakubura umva tugiye kumwereka ko yibeshye wowe ntutuma abimenya sibyo mfite nk'igihe kigera ku kwezi cyangwa se ukwezi n'igice bishobora guhinduka iyo minsi yose tuzajya dushaka uburyo tubonana twahurira mu rugo twahurira ku muhanda tugiye kuvoma aho tuzajya tuba turi hose umwanya tuzaba dufite tuzajya tuwubyaza umusaruro sibyo kandi nawe umfashe nitujya twiga ibintu ubishyire mu mutwe niba twize uyu munsi utwo twize twose udutahane Jabo ariko nyine icyongereza ntabwo nakimenya basi uzanyigishe gusoma mu kinyarwanda no kwandika ikinyarwanda ibyo bizaba bihagije kuko icyongereza cyo ntabwo napfa kukimenya pe ibyo nibyo tuzaheraho nyine kuko icyongereza ni ugufata ziriya nyuguti zose twize bagenda uzivangavanga icyongereza nta bihekane bibamo ni ukuvangavanga ziriya nyuguti zose nta kindi ukamenya kubivuga byonyine wenda kubyandika byo niyo wenda utabishobora basi ukamenya kubivuga ukamenya ngo basuhuzanya gutya basezera gute ushaka ikintu ugisaba gute ugiye kugura ikintu mu iduka ugisaba gute gutyo ku buryo na ba bandi agenda abwira ngo ntago wize ugenda ukamusaba ikintu mu cyongereza nawe bikamucanga akibaza si umwana katize ibintu yabikuye bikaba ngombwa kubanza ukakamusobanurira nawe nyine kwaje sibyo kandi nishimiye ko twongeye guhura abo nimugoroba uze kuza unsange mu rugo turebe ibyo duheraho sofa niyo ngera kuntukara cyangwa araba yasinziye kuriya kuntu ameze kugira ngo hari ikindi kintu ari gukora
bagiye kuryama sinzire ntabwo ndatuma kukoraho sibyo sawa ariko uratekereza yuko iyo utaza kuba warize ngo ube uri umwarimu papa aba yarakwemeye se ntabwo aba yarakwemeye natwe rero ntabwo dushaka injiji mu muryango wacu none wose nkubwiye ikintu kirenze hari abantu baba bariho mu buzima atazi no gusomana akabyara umwana akaba umuhanga kandi ataramusobanurira homework nta kintu na kimwe yamubwiye Imana igahereza umwana ubwenge rero mwana wanjye niba ari iyo myumvire w'igicucu bivuze ngo ubu ngubu umuhungu utarize ntabwo yakugera imbere nubwo yarota kuntekereza ahubwo reka nkubwira inyigisho mu buzima ushobora gushakana mwarize ntimunahirwe mu buzima ariko babandi bishakane kubera urukundo bagahirwa mu buzima nta nubwo ubona ko Jabo byibura yajyana na Mimi ni umukobwa wize n'umukobwa mwiza n'umukobwa twareranywe uza mu rugo akamara iminsi akamara icyumweru akamara ukwezi kuki mbabona atamureba akirirwa areba ese undi kamaze nkubaza ubundi wowe uba mu marangamutima ya musaza wawe ubwo ko yamukunda yaba byashobokaga ko nayaturamo nkavuga ati marangamutima ya musaza wanjye kari agakobwa k'injiji ntaho muhuriye kugira ngo murabimenya atari na mwiza kuruta Matilde ni ukuri harasanzwe ntabwo wamujugunya ko nta nubwo banamutaka ni ukuri kw'Imana rero reka musaza wawe ni mukuru na Matilde ni mukuru n'ibimara agenya ngo bazabana niyo itarabigenye ntacyo wahindura ariko reka kwinjira mu buzima bwabo cyane sibyo ndakwinginze ndabazi ntuze kumbwira inkuru nk'izo ngizo mama waje gukunda injiji gute koko uzi kuki utanyumva mwumve gute hari ukuntu no kuba inshuti numva atari ngombwa njye sinarota nkundana n'injiji mu buzima bwanjye cyangwa nanavugana nazo umuntu utarize ntacyo pfana nawe ubu ntegereje Imana imfashe intise ubuzima ntegereje kuzabona umugabo uzatuzana muri no rugo wa mugabo wenda gutegereje amatsiko menshi cyane ukivuga ku mugabo ku kimenyetso cy'umusaraba nzashakana nande Diamond ubu wakangahe icyo kuba ntago nkitayeho icyo nzi nuko nzashaka umugabo w'igitangaza ku buryo uzaza wicarana n'ababyeyi bandi bakavuga ati warabyaye abandi barasutse barohereje wa mugore w'umwarimukazi yarabyaye afite umukwe witwa Diamond rimba jati koko nose ugiye dusoje ikiganiro urashaka ko tuvuga iki waritse uramukobwa nakubwiye ngo reka kubangamira Matilda mba nkubwire mbege kandi ubushaka kumvugana reka kubangamira mbege Matilda na Jabo bose ni bakuru icyo umwana wanjye azakora cyose giye nk'umubyeyi nzamushyigikira kimwe nuko nawe umugabo uzaza muri rugo wese nzagushyigikira iranshinze izongera kugaruka muri uru rugo nzayisura haba se uru rugo n'urwawe ibi bintu bizagira iherezo pe ntabwo ari twebwe tuzahora tubabaye mpamvuye kwa Jabo ariko ibintu papa wankoreye ubundi buriya wagiye iteka utari ugiye ko ari bugiye ngo papa wa Jabo ngo yagiye ngo mu kabari ngo ahura na papa ngo papa ngo bayigamba mu kabari ngo nijye mfite umukobwa utarize ngo umukobwa wanjye ngo nta shuri yakandagiyemo akoma ibyo bintu yirirwa yirata ko afite umukobwa utarize birambabaje ariko nibyaje akanzomerera aje ari gutukana ubusimba ubuyuku bupfuye amagara buriya mu kanwa ka so bitutse mwana buriya narihanganye agira ubututsi bumeze nk'ubw'abashumba ba kera bakorongaga none ubwo barazinge barambwira ko aramututse nise ntimupfuye iki twaramusuzuguye nako nisa gusuzuguye muhuriye uvuye iwe oya ngo muhuriye mu kabari ngo bahuriye mu kabari nise ubundi mu kabari kwiye abantu bahuriyemo baryaniramo ugiyeyo kuzi ko ari umusinzi nawe ukaba we mupfuye iki ubwo rero avuye iyo nawe ahita ataha uwo abagusanze mu rugo ansanze ku gipangu cyaho ndi kumwe na Jabo nyine ariko aramutse waranyuriye we aranyuriye pe
reka mubwire gusuzugurika kose twasuzuguwe na se ni papa n'ubundi niwe udutesha agaciro niwe udusuzuguza ajya kuvuga ngo ntiwize se iyo ni indirimbo umugabo yivuga ubwo si cyo ni ikivuga ngo aragenda agategeka ko bamugurira amayoga ngo yagize ati ngo arategeka ngo amugurire ngo inzoga ngo niyo ufite umukobwa utarize akaba ari wasabisha se ubwo si uwo muhungu wagize ngo iki wabonye se bwo nubwo ari umunyabwenge atarinjije iyo kuguhangara akajya kugutuka akajya ubwo se bwo waramwubashye we ariko nabonye ise nawe yari yasinze nuko ubwo uwo muhungu wavuze ngo iki ntacyo nyine ni ukuwumumuriza ese yavuga ngo iki none se mwana we ubwo iyo uwo muhungu abona ise agusuzuguye gutya akagira ate we nta gusuzugura ngo yumve nta kintu uvuze imbere ye mama umuhungu ntacyo yavuze gusa nyine yambwiye yuko ngomba kuzaza njyayo akanyigisha akakwigisha yego mwana nkiga gusoma no kwandika ngo n'icyongereza akakinyigisha ariko tekereza ukuntu wari umuhanga ni ukuri mwana we nashimira imana mwana wawe kujya umwiyegereza gake ukamwereka umutima mwiza kandi ndabizi ntuzi gushega uzi guca bugufi ukarira ukajya uboroga uti nanjye menye kwandika nkamenya gusoma nkamenya icyongereza ukajya umusabira umugisha ukajya umubwira ibintu byinshi ariko reka nkubwire niba ari umuntu umaze kungera mu muhogo n'iso anyacishamo nanisekera ubwo urumva bisekeje ese mana akora iki ariko shawe se yakubereye igisambo yatubereye ikiryi nka cya kindi cyo mu magufa mbega papa we mana reka nkubwire cyo kora nanjye ndi kugenda nihararuka rimwe hari igihe nzamubwira namvudukana ma umenyereye inkoni ni akazi zikize ariko uzi ko ngiye kwihara ubundi nkishingana ariko uzi ko mwisuzuguje mu nzego z'abagore tugomba natwe kugira agaciro urumva ariko ubu urabona aho bigeze ahangaha tugomba kwicirwa kurwara nk'inda umugabo adusuzugura turazijora dutuma tudasinzira dutesha agaciro none wenda gereka mbyemere nkanjye ushaje wowe se papa ni igisuma rwose yakwica hagize ikintu mubwira ariko kwica iki ko ngiye kuzamutanga ahubwo niba utabizi bana narabareze murakuru nta nubwo aho tugeze ahangaha tutakwirera ngiye kuzamutanga bamufunge ariko uramwibagiwe aha niyongera kunkoraho ngiye nzamurega mana nyamara bagafunga amaso zigaze ndakuri uvuze ngo ukishaka